ngaha turaje nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya kane cya Pasika, tariki 27 Mata 2024. Isomo rya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 13 umurongo wa 44 kugeza ku 52. Ku isabato yakurikiye inyigisho ya mbere ya Paulo ya Antiyokiya ho muri Pisidiya, hafi umujyi wose urakorana kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Abayahudi rero ngo babone icyo kivunge cy'abantu bagira ishyari, niko guhinyura ibyo Paulo yavugaga babisebya. Nuko Paulo na Barnaba bavuga ntacyo bishisha bati, byari ngombwa ko ari mwamanza gushyikirizwa ijambo ry'Imana. None ubwo muryamaganye mukabona ko mwebwe ubwanyu mudakwiriye ubugingo buhoraho, ngaho rero twisangiye abanyamahanga. Ni nako nyagasani dutegetse agira ati, nagushyiriyeho kuba urumuri rw'amahanga kugira ngo uzajyane ijambo ry'umukiro kugeza aho isi igarukira. Abanyamahanga babyumvise barishima, basingiza ijambo rya nyagasani, n'abari baragenewe ubugingo bose baremera. Nuko ijambo rya nyagasani ryogera muri icyo gihugu cyose, ariko abayahudi boshya abagore b'abapfasoni bubahaga Imana kimwe n'abanyacyubahiro bo muri uwo mujyi, babateza Paulo na Barnaba ngo babatoteze kugeza ubwo babamenesha mu gihugu cyabo. Nabo ngo bamare kwihungura umukungugu wo ku birenge byabo, barawubasigira maze bajya mu mujyi witwa Ikoniyo. Abigishwa baho basigaye buzuye ibyishimo na Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 98. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Ni muririmbire uhoraho indirimbo nshya, kuko akoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho agaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 14 umurongo wa 7 kugeza ku 14. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, yaba mwari munzi na Data mwamumenya. Icyakora kuvumura muzi kandi mwaramubonye. Filipo niko guhita amubwira ati, Nyagasani, twereke so birabiduhagije. Yesu aramusubiza ati, Filipo we, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Uwambonye aba yabonye Data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose ntimwemera ko ndi muri Data na Data akaba muri jye? Amagambo mabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uhora muri jye ni ukora imirimo ye. Nimwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jye. Byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n'ibitambutseho, kuko ngiye kwa Data. Byongeye kandi, icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo Data aherwe ikuzo muri Mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu ati, nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Bayoboke b'Imana, nimuhumure, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Igikubwira ko wabonye Imana nuko nawe wiyereka abandi. Ndakwifuriza rero kuza kuva kwa hanga kuri buri munsi wabonye Imana kandi ukajya kuyereka abandi, kandi ukabikora ryari? Buri munsi. Buri munsi kubona Imana, buri munsi kwereka abandi Imana. Hari inyandiko ya Papa Francisco, inyandiko ya gishumba encyclique yitwa Laudato Si, yagiye ku mugaragaro ku itariki 24 z'ukwa gatanu 2015. Ngo iryo jambo ritangira iyi nyandiko Laudato Si riri mu rurimi rw'igitaliyani, bikavuga ngo Loué soit mon Seigneur. Ni nko kuvuga uragasingizwa Nyagasani, wowe muremyi w'ibiriho byose. Iyo nyandiko rero Papa Francisco agaruka ku bintu bitatu, ashaka kwerekana uburyo tugomba kurinda ibidukikije, la protection de l'environnement naturel et toutes les personnes. Ahambere ni ukugirana umubano n'Imana, kwiyunga n'Imana, réconciliation avec Dieu. Aha kabiri, réconciliation avec les humains, kwiyunga n'abavandimwe, kujyana umubano n'abo tubana
abavandimwe. Noneho gatatu, réconciliation avec l'environnement, avec la création, avec la terre. Kwiyunga n'ibidukikije, kugirana umubano mwiza n'ibidukikije. Inyandiko ya Gishumba nyizanye hamwe n'amasomo munsi tujye kuzirikana, byongere gutwibutsa ko hari ibidukikije. Hari igihe twumva ibidukikije tukagira ngo ni ibiti, tukagira ngo ni inyamaswa, ariko tukaza kwibagirwa ko ibidukikije bya mbere ari abantu tubana. Guha agaciro abantu tubana. Bityo ibyo byose bikaza gutuganisha ku ntego y'uyu munsi igira iti n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi. Icyo kibazo kize kugutangaza nawe. Turaza kubona muri aya masomo ko harimo ibibazo bikomeye by'uko ushobora kubana n'umuntu ariko utaramumenya, mutarasangira umufuka w'umunyu. Dore kumenya umuntu ariko nyine musangira umufuka w'umunyu. Umuzi wese icyo akunda urakizi, icyo yanga urakizi, mwarabanye muziranye. Ariko se ni kangahe mbana n'umuntu ariko ntamuzi, ngahora mucira urubanza, ngahora mushinyagurira, ngahora mutuka, ngahora musebya, ngahora mugirira ishyari, nkaza kwibagirwa ko ari ikiremwa, entourage, umuturanyi ngomba kubanira neza. N'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi. Uzasanga abantu benshi, wowe nanjye turimo, dushobora kuba tumenya umuvandimwe ari uko agiye gupfa. Amakuru ye tukamenyera ku irimbi, kandi byaba ukabana n'umuntu ari wowe umupinga, ari wowe umusuzugura, nta makuru yuze, kandi ni inshuti, kandi ni umuvandimwe ariko utamuzi. Ibyanditswe bitagatifu by'uyu munsi biratwerekeza uyu munsi guha agaciro abantu tubana, guha agaciro notre entourage, ibidukikije. Bityo bize kugufasha kubona aho utaragera, hahandi wajya gupiga usuzugura umuvandimwe mu bana, kandi wasanga se ari uzagukiza, wasanga ari uzakugira neza, none icyawe uri kumupinga. Ngiye intego remezo yacu tugiye kugenderaho, agatangaro ndetse n'ikibazo. N'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi. Ongereho umugore wawe umugabo, mugore ongereho umugabo wawe, mubyeyi ongereho abana bawe, ongereho umuntu mukorana. Ese uramuzi? Cyangwa uri mu bantu nawe bamusebya, bamugambanira, bamupinga, bamuharabika? Nawe rero nukuza kwiyunga n'Imana, kumenya Yezu Kristo no kumumenyekanisha, kumenya umuvandimwe mu bana no kumugira neza, kumenya ibintu byose muturanye ukabyitaho, ukabigirira isuku, ukabikorera neza. Mu isomo rya mbere turumva intumwa Paulo na Barnaba bari gukomeza gukora ubutumwa ubwo bari i Antiokiya ho muri Pisidiya. Twumvise uburyo bakoze ubutumwa, bakigisha, bagafata ijambo, bya bindi biri muri ya nyandiko, umubano wanjye n'Imana, kumenyekanisha Imana, kumenyekanisha Yezu Kristo, Evangelii Yezu Kristo. Twumvise ikintu gikomeye cyane kigiye kuza cy'ishyari, gupinga. Abayahudi bagapinga, kandi ari bo bagombaga kwakira umukiro bwa mbere. None batangiye bapinga, batangiye basebya Paulo ndetse na Barnaba. Ikigiye guhakurikira bagiye kubirukana iwabo, bagiye kubarwanya, babirukane. Ariko erezoma biraza kurangira nka byawo wa murwaza ubona umurwayi afite ivogonyo akavuga ati byanjye mbyirire ibiryo bamugemuye. Nuko abanyamahanga ati byanjye mbyirire. Bakira intumwa neza, bamenya Yezu Kristo, bamenya inkuru nziza Yezu Kristo. Ngiye bya bindi byuko imboga zibona abana, kandi ngo bambaye ikeze ntibamenya ko kera. Rero inkuru nziza yigiriye ahandi kuko bahari abari kuyipinga. Aha, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi. Ngo kuko nanjye nawe tuba tuziranye na Yezu Kristo, tukamenya Yezu mu bitabo, ariko tutarigera duhura nawe. Bizarangira abo nitaga abanyamahanga, abapagani bankoranye, bakiri inkuru nziza. Ngiye na Zaburi uyu munsi igira iti imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Amen. Iyi Zaburi nziza yo gusingiza Nyagasani kubera ibyo adukorera, kubera ibyo yakoze, nanjye icyamba umunwa wanjye ugasingiza Nyagasani, laudato si, kuko Nyagasani nkorera byinshi byiza, ariko njye amaso yanjye hari igihe atabibona. Kaza kurangira ndi gutuka abandi, ndi kuvuga abandi nabi, ndi gusebya abandi, guharabika abandi. Rya shyari bavandimwe, ishyari ni ribi. Ishyari mu baturanyi, ishyari mu bavandimwe, ishyari mu bo mukorana, ugasanga aho munzwe n'ishyari,
gusebya abandi, kwicara mu nteko y'abaneguranye uri kuvuga abandi nabi, uko no kubanira n'abidukikije. Nawe biragusaba kubana neza, kwiyunga n'ibidukikije, kwiyunga n'abavandimwe. Laudato si. Ivanjiri y'uyu munsi nayo iratwereka uburyo dushobora kubana na Yezu Kristo nka ya misozi ibiri itigera ihura, des lignes parallèles. Tukabana ukaba waramukurikiye, ukaba uri umwigishwa we, ukaba uri n'intumwa ye, ariko mwarasangiye byose akabisi n'agahiye ariko utamuzi. Yezu ari gusubira mu ijuru yakomeje amara impungenge abigishwa be abahumuriza, kuko ejo twabizirikanye ati ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Uyu munsi naho turumva impaka cyangwa ikibazo kizanywe na Filipo ari kwibaza ibyo Yezu Kristo ari kubabwira ngo wabonye data, uzi data nanjye abanzi. Filipo bikomeza kumucanga, ariko umutari pfana akomeza kubaza ati nyagasani twereke so birabiduhagije. Amen. Yezu ni nkaho ari ijambo rivuze ababaye, ariko araza no kumugarukira kuko ubwenge bwacu nyine bucagase. Ati Filipo, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Amen. Ikibazo nanjye nige kibajijwe, padiri koko n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Ukiga bagakubwira Yezu ukamumenya, ariko se ibikorwa ukora ni ibigaragaza ko wamenye Yezu? Ibikorwa ukora warangiza ngo ndi umukristo, ndi uwa Yesu, ariko si ibikorwa byawe, ubuhamya bwawe ukubaho bigaragaza ko wahuye na Yezu Kristo? N'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi. Ivanjiri iduha ihumure rya nyagasani ndetse inaturarikira kumumenya by'akarusho. Akanyandiko Laudato si, umubano wanjye n'Imana ugomba kuba ari nta makemwa. Iki cyumweru cy'umushumba mwiza kije gisoza cyongera kunyibutsa kongera kumenya Yezu Kristo umushumba mwiza no kumumenyekanisha nkamubwira abandi. Laudato si. Yezu ati wambonye aba yabonye data. Yezu agaturarikira kumumenya by'ukuri. Nawe uze kureba mu nguni zose, mu mfuruka zose z'ubuzima bwawe, niba ntahari vide nari ngiye kuvuga ubumenyi buke utaramenya ku Mana, ongera ugaruke mu rugo mwiza, wiyunge n'Imana, wiyunge n'abavandimwe, ndetse wiyunge n'ibiremwa, la création. Mubyeyi, aka kantu nagashobora kuzakubaho, ubuhamya bukurikire. Hari igihe nawe bwaza gukugarura ku isoko, wongera urebe ibintu ujya wongera urebe abantu ujya wongera urebe uko ubaniye mugenzi wawe mubana, l'entourage, l'environnement. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abavandimwe babiri babanaga, bishoboke ko bari imfubyi kuko babanaga bombi. Umukuru ngo akaba yari afite akazi gakomeye cyane kamuhemba, yakoraga muri banki, ari we manager wa banki. Ubwo ngo akaba yari afite imashini ikomeye cyane ihenze, yarashinze kubikamo ibintu, amabanga y'akazi, amaproje, imishinga yose y'akazi, imibare y'ibanga yo kubikura no kubikuza amafaranga. Mbese yarakomeye cyane, iyo mashini yari ikomeye. Igihe kiza kugera bya bintu yuko ntagahora gahanze, ya mashini laptop iza kugira itya ntiyongera kwaka, ibirapfuye. Aratsa biranga. Wagaramfurera atumutwe uburyo amabanga y'akazi yose yarari muri yo mashini ntandi yigeze ashyira, ntandi yakongera kuyarebera, ari uguhemba, ari ugufungura amakonti, ntago biza kongera gushoboka. Nuko Garamfurera akomeza kurwana na ya mashini, aza gutekereza avuga ati ndamutse neretse Petit Frere iyi mashini yanseka akanyega uburyo yapfuye. Ikindi kandi ndamutse nyimweretse wasanga ashobora no kuyikora, ariko akaba ndebeye amabanga yose, amabanga y'akazi, amabanga y'amafaranga, akahita amenya umutungo mfite, akamenya amafaranga mbembwa. Nuko aryumaho ntiyamubwira ibyabaye, akomeza kwihagararaho. Petit Frere ntiyamenya ko Garamfurera ari mu gahinda gakomeye cyane kuko imashini yakoreshaga yapfuye. Ubwo Garamfurera mu kwa kwihagararaho ashakisha umutekinisiye wamufasha kuyikora, aramubura. Yemera kurira indege ajya kuyikoresha mu mahanga. Ageze ku mutekinisiye bari bamurangiye agomba kuyikora, ayisiga aho ngaho kugira ngo amare igihe nyine ayitunganya. Nuko Garamfurera akajya yirirwa asenga ati nyagasani byibuze umbabarire, iyi mashini yongera ikore. Agasaba Imana ko yamubara rwose iyo mashini akongera akabona irakoze, kuko niho aza gukura nyine umugati, niho hari amabanga yose. Nuko ngo umunsi umwe Garamfurera ari mu marira n'agahinda, ari kwibaza ukuntu bigiye kugenda n'akazi, ko ntacyo ashobora gukora ya mashini atayifite, atarayifungura. Yumva biramucanze, arabihirwa. Igihe cyaje kugera, agiye kumva yumva Petit Frere arakomanze.
ati nkuzaniye inkuru nziza. Grand frère ati inkuru bwoko ki? Ati hari imashini yawe mfite. Atangira kubunza imitima koko wasanga yarayibonye. Atangira kubunza imitima yibaza uburyo petit frère yaba yarabonye ya mashini. Nuko petit frère arakomeza ati ya mashini rero nayikoze ngiye ushobora kwinjira ahantu hose nta kibazo narangije kuyikora. Nuko grand frère akomeza kwibaza uburyo yayigezeho. Byagenze gute kugira ngo yayigezeho? Nuko agera amatsiko amubaza ukuntu yayigezeho kandi yari yajyanye mu mahanga. Nuko petit frère aramubwira ati hari umutekinisiye wayinzaniye kubera ko twariganye ariko bose nijya bajya bazanira imashini zabananiye, ubwo iyi mashini yaramunaniye akaba arayinzaniye kugira ngo nyikore. Rero nagiye kuyifungura nsanga ari imashini yawe, mbonye amadone yose arimo ibirimo byose nsanga ari ibyawe. Niyo mpamvu mpise nanzura ko ari iyawe. Niyo nkuru nziza naje gukubwira ko naje kuyikora yatunganye, ubu ushobora kwinjiramo neza nta kibazo. Ngaho natekereza uburyo grand frère agiye kwifata nyuma y'uko imashini mugarukiye, mu gihe grand frère yari ari kwitegura ko azajya kureba ya mashini mu mahanga, none ya mashini mugezeho. Nuko grand frère n'ibyishimo byinshi, urumva hari amahanga yari yahishe murumuna we. Nuko mu gutangara abwira murumuna we ati iyaba kare kose naramenye ko washobora gukora ino mashini, sinari kuba narataguje amafaranga yanjye, sinari kuba nararushye, sinari kuba naraguye mu gahinda nk'aka ngaka, sinari kuba narataye igihe nk'iki ngiki. Iyaba rwose naramenye kare kose, iyaba kare kose narakoretse ino mashini, iyaba kare kose naramenye kuzi gukora imashini. Urebe iyo ngiza kumenya kare kose kuzi gukora imashini. Nuko muri uko gutangara ngo ategura sheke ikomeye cyane, dore ko yari amaze no kubona uburyo bwo kwinjira muri ya mashini kugira ngo ayihe murumuna we. Nuko murumuna we amaze kubona sheke bamusinyiye agiye kubikuzaho urubaho rw'amafaranga, aramubwira ati grand frère rwose iyi sheke uyisubirane, igihombo cyawe nicyo gihombo cyanjye, inyungu yawe nanjye niyo nyungu yanjye. Icyo twishimiye nuko imashini yacu yakize, ubu rero twongeye turariye, twongeye turatomboye, twongeye turariye, ibyawe ni ibyanjye. Subirana rero iyi sheke kuko ibyawe byose ari ni ibyanjye n'ubundi. Nuko grand frère yishima cyane, akomeza kwibaza igihe cyose amaranye na petit frère we, akaba atarazi ubukungu petit frère waryamanye. Nuko abavandimwe igihe cyabo cyose noneho cyabaye igihe cy'amahoro, bakomeza abana mu mahoro banezerewe bameze neza. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Laudato si. Nguko ushobora kubana n'umuntu utamuzi kandi ngo muri abavandimwe muravukana, muri inshuti z'akadasohoka kandi utamuzi, utazi ko yagukemurira ikibazo, utazi ko yagufasha mu kibazo wagize, utazi ko yaguha igisubizo. Nguko tugomba kwita kubidukikije, ngo umuturanyi mwiza uguha igisubizo. Wowe hari igihe ubona umuturanyi ukamubona umusabirizi, umuntu wakurebera amabanga, umuntu wakugirira nabi, ariko ukaza kwirengagiza ko umuturanyi ariyo nshuti ya mbere, ari we ugomba kugutabara bwa mbere, umuvandimwe. Filipo we n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi, nawe rero uze kongera urebe abantu mukorana, abo mukorana ubutumwa, wasanga utamuzi, wasanga icyaro kumupinga, kumuharabika, kumusebya, kumutaranga, kumushyira mu nteko y'abaneguranye uti ntacyo amaze. Bikazarangira ahubwo ari ukugiriye akamaro kurenza abanyamahanga, kurenza abantu bakureho ugiye wiringira ukabishyiramo amizero yawe, bikaza kurangira n'ubundi ugarutse ku muvandimwe. Umuntu mwegeranye umuvandimwe, retour à la source, wa muntu mwegeranye, kwiyunga nawe umuntu mwegeranye. Nk'uko ushobora kugenda ukiruka ujya gushaka abantu abagufasha, ukirwahamagara abantu mu mahanga hirya kure, ariko umuntu mwegeranye mukaba mutavugana. Nawe Yesu arakubaza umunsi ati n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi. Icyanyuma ngiye gusorezaho ni Yesu nyine. Uzi ko nshobora kwiga teologiya, ngahora nsenga, ngahora mu misa, ngahora mu rusengero, ariko Yesu nanjye akaba ari kumaze ikibazo ati n'iminsi yose tumaranye. Kubera iki? Nta mwanya ngera wo gufata ngo nganirize Yesu, mubwire ibibazo byanjye. Akenshi usanga Yesu mukinga, hari ibintu nkenga Yesu, hari ibintu ntabwira Yesu, hari amabanga ndashaka ko Yesu amenya yanjye, hari inguni z'ubuzima bwanjye, imfuruka zimwe na zimwe nshaka guhezamo Yesu.
bikazarangira n'ubundi yamvuga ikuzujijweho iti ntawuhisha uwahishaho. Yezu n'ubundi niwe tugomba guhishaho. Kuki se namuhisha? Kuki namuhisha ingeso mbi zanjye? Kuki namuhisha imbaraga nke zanjye? Kuki namuhisha ubukene bwanjye? Kuki namuhisha mes faiblesses, mes défauts? Nguko ko hari igihe wowe nanjye hari igihe dushobora gukura Yezu mu buzima bwacu, tukagera aho tumukinga, tukagera ibyumba byacu bimwe na bimwe tugenda tumukingamo ati Yezu ntugere aha ngaha. Yezu ubu nyihanganiye rwose ngora n'amakosa, ubu nyihanganiye. Yezu aho nturebe, iyo ngibyo ntubirebe, ntiwivange Yezu. Nuko ukishora mu ngeso mbi nyinshi cyane, ubusambanyi, ubusinzi, ingeso mbi z'urukozasoni nyinshi cyane. Yezu ukagira ahantu uba wamuteretse gatoya, kandi byose akuruzi n'ubundi ntawuhisha uwahishaho. Uyu munsi nawe wongera urebe abantu bose wagiye uheza mu buzima bwawe, wongera urebe abantu bose upinga, babantu ujya usebya, babantu ujya utaranga, babantu ujya ufata nkaho ntacyo bazakumarira, babantu washyize ku karubanda, babantu waciriye akato, babantu washyize muri karaseri, babantu wirirwa wabitse mutima uturiye ntacyo yamara. Nuko ukamujugunya kure yawe, kandi yabamenyaga ko ari uzakugirira akamaro, yamenyaga ko ari uzagukiza, yamenyaga ko ari we uzakwitaho. Ariko kubera ko utaramenya Yezu neza, kubera ko utaramenya umuvandimwe neza mu bana, kubera ko ibikwegereye ugenda ubihutaza, bizarangira uri mu ishavu n'agahinda kuko utaramenya umuvandimwe mu bana. Iyaba naramenye kare kose ko petit frère ibi yabishobora, sinari kuba narataguje amafaranga yanjye, sinari kuba narahombye. Mubyeyi wowe nta bantu ujya upinga, nta bantu waciriye urwo gupfa, nta bantu wahaye akato. Nabyo umunyarwanda yavuze ati nta kigozi kibura icyo kizirika. Akenshi uzasanga iki twice n'ubukene dufite duhera mu gitondo duharabika umuvandimwe, nyamara bya byiza yarafite byakatugiriye akamaro tukabera tuzamuka, akabyo ahubwo duheraho turi kumurindagiza, turi kumurwanya, turi kumutoteza. Nawe rero umuntu mubana umufate ko ari uw'agaciro, nta handi wamukura, bityo nawe ukomeze kumwitaho, nawe akwiteho, mubane neza mu mahoro, amahoro y'Imana, munzu umwe n'Imana, munzu umwe hagati yanyu. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.